ngo gutembera k'umwami mu kinyarwanda kizima gutembera k'umwami nyine aba ari ukuvuga ngo kosora uburyo bw'imivugire y'ikinyarwanda ngo gutembera k'umwami umwami aratembera no kurambagira siko nakubwiye yego ntabwo umwami atembera ararambagira kurambagira ntabwo ari kurambagira no kurambagira kugenda mu gihugu cye kandi icyo gihe wabonaga amafaranga 1,100 we amafaranga 1,100 wenda ukarya 20 tuvuge wenda ukarya 20 80 ukayashyira hariya ubigize umwaka wawe urumva ibintu wawe ufite waba umukire ibyo rero ntabwo mubikozwa wa mugani ngo iyo myaka yawe ntawe uzayimara ubwiza tumvira kandi uko kutumvira niho biva kuvuga ngo agwave byenda musaza ngo yagendere musaza ngo ntibagiye kwasyamo ibyo by'inkoko ko ariho mugeze ngo bipfire nabi. Ese ufite imyaka ingana? Ngewe ndi umusaza cyane ufite imyaka 83. 73. Burito 73 nafite. Kuko navutse 48. Nukuri. Kabisa. Ese nko ku gihe cyanyu twe ubu ngubu nk'urubyiruko twiga mu mashuri twigamo abami bagitegetse u Rwanda bayoboye u Rwanda. Ese nkawe yenda ndakeka n'ababyeyi bacu yenda kuri ubu ngubu tuba twiga nabo baba barabyize mu mashuri. Ese wowe wabara kuze ababyeyi bawe bakuganiriza ku by'abami ese abami bayoboye igihugu waba uzi abari nk'abana? Aho mpiniye bugufi ndabona cyane nahera kuri Musinga. Musinga rero yari umwami asimburwa na Rudahigwa. Yami rero twageraho nzi na Musinga niho ntangirira na Rudahigwa ndetse na Kigeri abo bombi uko ari babiri bose narababonye nabonye cyane neza cyane nyirizina umuntu witwa Kigeri niwe nabonye Kigeri gatanu ntahirwa namwiboneye neza rwose ko amaso ku maso mureba gutya. Hari ibintu bajye batubwira ngo byo kujyana amaturo wari wajyanye amaturo mu Rukari? Oya ntabwo nirajyanye amaturo mu Rukari aho namuboneye Kigeri amaze kwima yarambagiye igihugu namubonye ahantu mu misiyoni ya Janja niho namubonye ari umusore mwiza cyane w'igikwere umerewe neza mwiza nyine wavutse ni mwiza imfura cyane ubwo namwiboneye imbora nkubona uti wamubonye ute ko hari mu Runyamenya kandi wari umwana icyo gihe data yari umugabo muremure cyane we kwira ngo reka nkushyire ku bitugusha urebe umwami wumva imyaka nari mfite 59 imyaka nari mfite imyaka urayumva ariko kubera ko n'ubugabo bwe aramfata anshyira ku bitugu ndamubona neza nsumba abandi mureba neza ndamubona cyane n'igisunzu cye cyane ndamubona bikomeye aho nibo baminzi. Yari yagiye gusenga se kuri oya yari kurambagira igihugu ntabwo ujibona president wacu aza kudusura mu bihe binyuranye cyangwa se nyanaka gutya ibuka ego muribuka aje hano haruguru ku karere uramwibuka we ibi abariho mpera nk'umwana rero utamuzi icyo gihe bamwe buri ibiti kugira ngo bamubone babone Kagame buri ibiti baramubona nanjye kuri ubwo buryo niko data yavuze ati uyu mwana ati ni mugufi abandi bose baramusumba reka ngiye mushyire ku bitugu nubwo muri iyi minsi abanyeshuri bari mu bizamini harimo bimwe bibazo babajije kandi ndakeka 95% barabitsinzwe. Harimo ikibazo cyabazaga ngo gutembera k'umwami mu kinyarwanda kizima gutembera k'umwami nyine aba ari ukuvuga ngo kosora uburyo bw'imivugire y'ikinyarwanda ngo gutembera k'umwami umwami aratembera no kurambagira siko nakubwiye yego
ntabwo unywa amatembera ararambagira. Kurambagira ntabwo ari kurambagiza no kurambagira. Kugenda mu gihugu cye, mu gihugu cye. Nibyo. Umusaza arakoze cyane, turi kuganira byinshi, muragenda mwuguka byinshi. Muhoze ijisho kuri Bumbogo TV, mukore subscribe, mukore like, comment, kuko ni byinshi twungukira muri izi nzu z'ibitabo tugana n'abasaza. Ese musaza, hari ibintu byaje muri iyi minsi byaje mu rubyiruko ngo nta myaka 100, ngo kubaho nta myaka 100, bigatuma nimba abonye amafaranga yasesagura. Ese ku gihe cyanyu mwe mubaho mwumvaga ubwo buzima bwo kuvuga ngo nakubaho nta myaka 100? Ese ibyo mwe mwarabitekerezaga? Icyo gihe rero cyacu twe ibyo by'imyaka ntabyo twatekerezagaho. Gusa wagiraga amahirwe ndiga gutunga ifaranga ndikuye gutoragura ikawazi wacu. Mu ikawazi ngatoragura dukawa nkatugurisha agafaranga. Nabona amafaranga 10. Ngatobora agashati kanje cyane. Agakanzu nabaga nambaye. Ngatobora nkashiramo. Nkaryama nagakuyama, ariko nakanguka nkinukiriza ngo numve ko ifaranga ryanjye rikirimo. Ejo nazabona na 5 2 nkashiraho. Ejo nazabona ifaranga nkashiraho. Nabona urumiya nkashiraho. Byatinda bwo ngo aratinda kagwira. Ntabwo ari kubeshya. Nabona 7 ngashiraho. Nabona 2 ngashiraho. Bose najya kubona nkabona abaye nka 30. 30 kandi 30 cyo gihe yagoraga nk'iki? Amafaranga 30 yo hambere aho ngaho. None se ko wagora nk'inkoko nk'eshatu. 10 none se inka se yarangaye. Inka nibuka iwacu tuye kugurisha ikimasa tukigurisha amafaranga 3,000. Ikimasa cy'ubukombe 3,000. Dore 3 reba 3. Nuko rero ubwo icyo gihe wagira amahirwe hari abantu bajaga babumbisha amategura, batundisha amategura cyangwa se batondisha ubwatsi bwo gusakara. Cyezwa uziko nyakatsi ciseje ubundi. Kagame niwe wayikuyeho niwe. Ubwo noneho ugakora baguhemba 2, baguhemba 3, baguhemba 5 se gutyo. Harakarote ka 5 barakaguha usaga ari umukire karatukuraga gasaga niya 5. Ubwo rero kakabika umwana wiki yabonye ifaranga ari gura amandazi. Niyo ajyanye na nyina bagiye guhaha ko ubu turya duhashye ngubu. Mbere kugira ngo nyina haya abanza kubugurira indazi. Icyo gihe rero umuco waratakaye. Sinzi ntabwo ari ubusambo cyo kora, ahubwo nigihe cyageze. Nigihe cyageze abana bariraye bataye agaciro, nta muntu yishyira mu gaciro. Ubwo rero nukuvuga ngo niyo arikoreye amaze ubungubu bamwe abana mukorera amafaranga. Ubungubu muri gukora za 5 za ngahe 5, ariko wawa wahembwe nawe wumve ukube n'ukwezi wenda iminsi 20 amafaranga ufite. Ndumva hari 1,100 ufite bucya mu gitondo niba umwitabe ntasigara ufite. Kandi icyo gihe waboraga amafaranga 1,100. Wowe amafaranga 1,100 wenda ukarya 20, tuvuge wenda ukarya 20, 80 ukayashyira hariya. Ubigize umwaka wawe urumva ibintu wawe ufite. Wabura umukire. Wabura umukire. Ibyo rero ntabwo mubikozwa. Wa mugani ngo iyo myaka yawe nta uzayimara. Ubwo uzabwirwa n'iki se? None se nyine wazayimara utizigama. Ibyo ubona umira. Urubyiruko rugira inama nk'umusaza twubashye kandi waducire n'umugani mwiza twakoramo nawe inama. Gira inama ku bantu batekereza gutyo ko ibintu byose babifata ngo nta myaka 100, bagapfa gukora uko babonye uko babitekereza ngo gondo rukisukuma. Bisobanuye iki byo? Bisobanuye nko kuba reba ko ngana ukunguko. Ubu ngubu abazukurangiye bose simba afite. N'abana banjye bose ntabwo bariho. Kandi ntabwo ari uko bapfuye bashaje. Ariko noneho rero reba uko ukunganuko. Ubu se nukuba ko Imana
imfashije mu bana banjye ntihazaba bazagera aho ngeze ubu ngubu niba ataratangiye kwizigama ngo amenye ubwenge abike akantu kazamurwana ejo bundi urumva azagera aha ngaha ngeze atunzwe n'iki ni ukuvuga ngo rero inama nabagira wa mugani uyumva mukuru w'igihugu bati mukuru amaboko mu mifuka bakura amaboko mu mifuka bakore kandi bizigame biteganyirize ejo nka wa mugabo nyamutegera akazaza ejo bamera nka nyamutegera akazaza ejo ubu ngubu rero umwana w'iki gihe uramubwira uti uraho yewe mwa kugiye utansubuje ntawe uzi ko gusuhuza ari umuco wa kinyarwanda ndetse cyane cyane nk'umuntu muhuye akuruta agukuriye ukwiye kumaze kumusuhuza ntabwo ari ukubwira ngo uraho yewe mwa mubwira uti uraho musaza ese uraho mukecuru uraho icyo gihe rero abo bana b'iki gihe ibyo ntibikozwe ariko rero ngewe mbagira inama baciye bugufi bakumva agatekereza uko ejo azaba ameze agatekereza ejo hazaza imbere ye pande kureba inyuma nyine wavuyeyo ni ukuvuga ngo rero wa mwana we niba ugize amahirwe ukaba ubonye akazi kandi akazi kariho n'ukuri pe abafite imbaraga akazi karahari ntabwo ari ako mu biro kandi no mu biro nabwo karimo wagize ute warabashije kwiga uramubwira uti yese mwati jya kwiga nawe uzarebe ko bibesha bati ntaho njye ndagaswe yamaye abayobozi bakagorwa bakabinginga bakaza maze iminsi mbona habayobozi birirwa bahiga abana baze kwiga babagira inama gutyo ibintu nk'ibyo icyo gihe rero uwo mwana nakurira muri ubwo buzima nakurira muri ubwo burangare mu mayibobo ubwo nawe nta kizageraho babireka bakumvira ababyeyi bakumvira ubuyobozi cyo buvuga iwabo bafite amaradiyo n'amateleviziyo barayabona babona ukuntu nk'umwana ufite imyaka 20-30 akaba agenda kuri moto ye kandi n'aba ngabo turimo kugira inama moto nabo barazizi kandi moto kuyibona ntabwo bigoye nawe ubwawe wayimuha uti koresha moto akabona amafaranga akamura icyarya yazashaka umukobwa wa kanaka yari umwana akamura icyarya n'umwana nawe akamura icyarya nawe akamura icyarya ndetse akagira n'inshuti nuko bimeze urubyiruko rero nimukore nimwumvire uko kutumvira kandi uko kutumvira niho biva kuvuga ngo ngwave byenda musaza ngo yagendere musaza ngo ntibagiye kubasyamo ibyo by'inkoko ko ariho mugeze bipfire nabi nuko ubwo rero noneho ariko abana bose ntabwo ariko bameze nuko nyine ngo umukobwa umwe agatukisha bose harimo n'abana beza ubwo bashyira mu gaciro ariko noneho ni bake abandi nabo ngabo nakubwiye nibo rero twagira inama kubireka gufasha hasi bagashyira ibintu mu gaciro noneho hari akantu wakomojeho ko kuvuga ngo yenda nk'unkoreye 100 nk'itabi bishobora kubyuka nayisigaranye ese ni ukubera iki usanga abantu yenda nk'ababyeyi nkamwe cyangwa se abantu bakuru usanga munywa nk'agatabi ako se yone ugasanga byaye nk'umwana ugasanga ararinyweye ugasanga kuri wowe bibaye ikibazo ngo umwana wari kunywa itabi kandi uri umuntu mukuru urarinywa ese biterwa n'iki kuba ushaka kubunywa itabi ariko wabona umwana wari kurinywa ukavuga ngo ni bibi kandi ari we yenda yaba ari kumeraho icyo ngicyo ndakikubwira neza cyane ibyo ubu naje ko ngaruka nkuko nanyoye itabi ariko amatabi nabiri hari itabi gisigara cyangwa se itabi ry'igikamba by'ibibabi hakaba n'indi tabi babwita ngo ni byo ku mugongo w'ingona uranyumva icyo kintu muri makeya n'urumogi ubwo rero data yanywaga itabi ndetse na sokuru yanywaga itabi ariko natangiye kunywa itabi muri 70 wumva imyaka nari mfite
nabwo ari kubera agakungu k'abasore k'abasore maze ko umusore insoretse cyane bikomeye ndetse ndambagiza n'inkumi nganira nazo abandi ko uri umuntu w'umusore agashati kawe keza rwose karuwenzori niko mwatwitaga icyo gihe udushati twiza tw'umweru twitwaga ruwenzori dukomeye cyane twambaga n'umusore ya musore musore nyakwe ariko ku mufuka we akaba ari pakitabi ari pakitabi n'ikaramu ishinze hano iruhande nicyo cyatumaga umukobwa bakunda mbega ni amafiyeri ni amafiyeri ubwo noneho rero itabi umusatike kunzana igishirira kumuzana igishirira umucyabuze umukecuru ati nzagashira yemwa kwamuhereza ariko ukavuga ati itabi itabi ndarinyoye nukuri ndarinywa ngeze itabi ndabwe nta kamaro k'itabi ndiretse rwose ubu ngubu urabona maze imyaka 9 ndiretse cyane kabisa maze imyaka 9 ndiretse rwose ubu ngubu no kuri mwe itangaza ariko noneho rero kukubira umwana atabone isigara kunywa itabi ntabwo ari byiza cyane kunywa itabi rwose nkubwiye uri umwana nuzabyera umwana ntuzatunywa itabi cyane abana banyene nabi buje kuzanywa itabi kunywa itabi bamwe ntibarinywa yego ariko harimo abavuyemo barananira bararinywa isigara iyo sigara rero ngaho isigara ubu ngubu iragura inote y'ijana isigara mbwira mu munsi zangwa ngahe ngiye mu munsi nanywaga amapaki atatu ari umunsi umwe umunsi umwe nanywaga amapaki atatu ni amafaranga menshi cyane ngaho nyumvira kwijana ayo mafaranga yazava hehe nashibiye Nyagasani ngewe itabi wariretse ubwo noneho rero uti ayo mafaranga ko yakora ari menshi yashyize hehe bose bamara kumuhemba agatsinzwa no kuva ku kazi akakatira muri bare n'igikobwa runaka ikiraya bakabura amafaranga bakayahekenya bamara kuyahekenya bwaca mu gitondo ati mbe mama ati nta mwanguriza 200 yo gutega nkajya ku kazi ko batari baduhemba kandi ubwo barahembwe yarahembwe yayamaze akenyereye ahantu bita ngo ni matimba umukandara wenda kumucamo umubyeyi yareba rero umwana we ukuntu ameze ati buriya koko niho bamuhemba kandi yayamaze umukecuru agakora mu mufuka buriya abakecuru bakunda abana babo agakora mu mufuka ati ngaho genda bakabyara utege nzaba ndeba akagenda amadeni akajya kubimwakura mu gitondo singatwaye tumwerera hangaha se wankopa kamwe ko nashiriwe kariko kubabire koko yayamaze koko ngaho nyumvira yanyoye inzoga n'urwo rubyiruko rwe n'uwo mukunzi we byabo sinakubwira icyo wabagamije nuko rero ukoze ibyo ngibyo ntacyo uzageraho nuitekereza nubikora nabireke ntacyo bimaze rwo sogokuru arakoze cyane arimo aratugira inama mwe mukurikiye Bumbogo TV mwumvishe byinshi mwareka kandi mukanatera imbere ni nacyo twifuriza nk'urubyiruko ngo dutere imbere ese sogokuru ku gihe cyanyu nk'imirimo mwe mwabyirutse mukora yenda urubyiruko rw'iki gihe muri iyi minsi ntago rwumva ngo rwakora imirimo ariko mwe nk'imirimo mwabyirutse mukora ni nk'iyi twasanze mvuka nasanze bashora abahinzi bahinga nanjye aho mviriye mu ishuri mbafasha guhinga ndahinga nataha mama akatugaburira akaduha ibiryo tukanywa n'amata y'inka niba zahinze ubwo munsi naragiye nsimburana n'umwana n'utuvindimwe ejo yaba yaragiye njyewe nkaba ndimo guhinga kandi ngahingurana icyarire nawe naharagiye nawe akaragira aca icyarire icyarire ni ubwatsi ni ibyatsi basasira inka basasira inka zararaga mu mbuga mu nkike cyo bita mu nkike inkike zishari cyo inkike ni urugo bubaka mbega ni igipangu ni nk'igipangu ko ubona igipangu mwaka igipangu mugashikisha bigize igipangu twebe twubaka igiti ku kindi
n'imigozi imisumari nta misumari yabaga, nta misumari, ubwo bushobozi twabugira tugahambira cyane bigakomera ku buryo rwose ni nkoko itanyuramo. ubwo inka bagasasira zataha zikaryama ahantu heza, zamara gutaha zagera mu rugo mukareka zikaruhuka gatoya, bagatangira kwinikiza gukama inka, ukayikama warangiza bazihumuza, ugakura ibijigo. Gukura ibijigo ziyaryo, gukura ibijigo ni ubwatsi, kuko twapfurikiraga inyana ubwatsi, ubwo ikaryaho ibisigaye buziritse babwita ibijigo. Gukura ibijigo ugapfundikaho ubundi bwatsi, hasigaye ubwo ngubwo igihe kikaba kirageze mukajya mu nzu mugafungura. Niba hari icyo munashyira kunyota nene mukayica, hasigaye mukajya kuryama. nuko ndabona sabo kuba tubwiye ku bintu by'amaterime ngo hari udushati mwambaraga ku gihe cyanyu, nk'ubu haba hariho amaterime atandukanye. Ese ni ako gaterime konyine k'ayo mashati kabagaho, cyangwa se iyo mwatemberaga mwe ari nimugoroba nko ku gasatire nk'urubyiruko mwatemberaga byabaga bimeze gute? Gutembera twatemberaga koko, ariko usabye uruhushya, ababyeyi ngewe ukagenda naho ugiye ukagenda ubabwiye uti ngewe ngiye hanaha, bakaba bazi bati umuhungu wacu ari hanaha, ariko akanaka, cyangwa se bagukina umupira hari haruguru, cyangwa se turatembera no gukina no mu makomine yandi, bati bagiye gukina iyanaka, tukagenda tukajyayo, tugakina, twarangiza tugataha tukaza mu rugo. Ubwo rero noneho uti mwebwe mwaga muri ahandi mwabaga mwifasha mute? Nakubwiye nti burya nutagura ipantaro ukiri umusore ntabwo uzayigura maze kubaka, ntabwo uzabona. Hari utuntu twambaraga twiza, twabanje tukagiye bita kaki merisereza, kaki nuzi cyaryo, kaki zino z'abanyeshuri, ariko akaba kaki kanoze keza bita kaki merisereza. Hari n'izindi twakora gutuma mu Uganda zikaza mu Rwanda, hari za kaki stapota, izo ni style z'imyenda za stapota. Ukaza noneho rero ukadodesha ibigezweho, tukadodesha kitaregeza. Ubu ngubu mwebwe biki gihe mwashatse kubyigana, mwe mubita ngo ni pocket. Namwe ku gihe cyanyu mwarabikora, regeza rwose akadodo keza, ariko ukabona umusore ukambaye, ariko ntabwo agenda yerekana hasi, ariko ugasanga agakenyereye bene hagutya, ukumva rwose niho ugasanga ni byiza. Ibyo zari tuba zivuyeho, kwazesha ipantaro kadodesha ikintu bitanga ngo ni tuguro. Ubu ugereranyije mu by'iyi minsi bukaba kameze gute ako ga style ka tigro? Iyo yabaga ifite mu kaguru nkangaha, bigere hano rwose, rwose pepe bigere nkangaha, icyo ndigiriye kuko ni inkweto yawe, we kandegera nawe ukumva kuko urakandagiye, ukumva kuko uri umusore, uti ni umusore wa kanaka, ukambara. Habakurikiraho kundi noneho utundi dupantaro twiza, ariko hariya hasi hariya kakaba kegeranye cyane, kandi rero uko bisa kose ukavuga uti sinshobora kwambara udateye ipasi, kirazira. Icyo gihe ipasi yabagaho se? Ipasi cyane, ipasi yahozeho, uretse mwebwe ubwo muracomeka ku muriro. Ipasi twashyiragamo amakara, ukarambura ikirago hasi, ukarambikaho urangiti, ugashyiraho cyangwa se uragashuka, cyangwa se n'umukecuru akagutiza umushana nawe ukaramburaho, kugira ngo ikirangiti kitajya kuri shati yawe kitazanaho ubwoya, kwitera ipasi neza, ukakaramba neza, kwagashyira mu isanduka, ukaza ubutaka nzakambara,
mbese bone twagiye mu misa gusenga cyangwa se mu bukwe kwa kanaka cyangwa se natembere ngiye gusura inshuti zanjye kuko ibi byahozeho ubu ngubu nuko mabiva ngubu aba ugikuriye ubivanga natwe batekerezaga gushaka bategeka gushaka byumvikanye no so ariko shati uragira ngo bigende bite wabuze iki urabura iki ariko ubundi waba muzima mwa tendi muzima none habuze iki simfite inka nazibite none kuki wabuze umukobwa warambagiza ngo mugusabire akabwira mushuti we kanaka akabwira sebahungu ati nta hantu mu mukobwa uzisha mwiza umutima namwe se nawe wareba w'inshuti wenda w'inshuti yawe cyangwa se uzi nawe uzi kugenda rero kurabageza gutyo ngubu umwe bose murambagiza ngo niba ari kuri wakene hari bya bindi muraba ni WhatsApp kuri WhatsApp niwe musiye murabagiriza umukobwa ngo teye utya ureshye utya ubize guta usa gutya yewe rero noneho uko kurambagiza buryo mukobwa ntawe uri urambagizwa ahubwo harambagizwa nyina ako kantu uvuze ngo gasuriho buryo mukobwa ntawe uri urambagizwa ahubwo barambiza umukobwa we barabanje kurambagiza nyina gute imikorere ye uko yitwara uko yifata ntashira isoni azi gukora kumusanga mu rugo ukuntu avuga n'umusaza we umusaza we n'umugabo we ntago bari gushirihurana ngo batukane barwane bapfa ubusa uko yakira abashyitsi avuga ati ariko rero ubone se bahungu abwira abwira papa ati umugeni ati kwa kana kari umukobwa mwisa musaka kagura tumeze uzindikira mwati wazagiye kureba umukobwa wo kwa kanaka ati kwa senzira ko hariyo hari umukobwa mwiza wagiye mbese uramuzi ariko nanjye hariye n'abamuzi ndamuzi wasagiye kumurambagiza kugenda na wa mugabo kawutungira agatoki turi hariya nawe ukajyana n'abasore bagenzi bagutya ko bari mwizara nta murango ukibaho kandi kuri mwe n'abagabo baranga ubu ntabwo ko bitagira umuranga ntabwo bitagiraga umuranga umuranga niryo pfundo ry'ubukwe ni ushinzwe ubukwe bakunze kwira bate bakunze kubucamo bagashaka neza kubatanya by'ishyari byahozeho kera ariko rero umuranga arakomeza kwihanganisha abo bene gusaba no gusabisha kuko bati ibi bintu by'ibihuha birimo bica mu bukwe ni ugushaka kwica ubukwe ntabwo byigeze bibaho akomeza kabihanganisha ubukwe ukazataha amahoro ibyo bikabaho none mwebwe ibyo byanyu mwikorera no gukora gutya nyine no gucishaho none telefone nazo zaraje ukabura kuri telefone utese twahurira hese ngo dusohoke twiganire iyo mujya mwasimpaze na hantu mushaka kugera nuko ibitwere byo ntabwo byabagaho muri iyi minsi ubu ngubu mu rubyiruko harimo ikintu cyo kuvuga ngo nagikwe ngo nagikwe giteganya gukorwa igikwe cyangwa se ubukwe ngo nta bukwe ateganya gukora ibyo rero ni byafudika ry'iki gihe kugoreka ibintu ntubifate uko biri kugoreka ibintu ngo nta igikwe se ahubwo ni iki wenda uratera ntabwo yatingewe nta bukwe nzakoresha nicyo bashaka kuvuga ngo azakora iki se ngo azakora iki azakomeza kubera aho ngaho kubera ngo aho ngaho
igenda gutya asirikira gusa yatahanye nakagabura icyo gihe rero niba abyanze cyo kone nabonye abasore bikiye bamwe bari kwanga gushaka da ibyo birahari sinzi impamvu icyo bahunga ntabwo tukizi kandi rero kwanga kuba umugabo burya guhunga kuba umugabo ntacyo uzageraho burya umugabo ibintu bibi byose bibaho bigomba kumugeraho ibyiza kandi nabyo bikamugeraho ndetse agaharanira kugira gute bya byiza so ukuvuga ngo rero ngo wa musore we ngo ntabwo kutegeze kuzakoresha none se uzabigenza ute ubwo nugutinya rero nugutinya imiruho so yarushye we no kwitinya tinjya mbona data yirwa tune kwa basi nabivamo nzarishinda yanjye niruza ruzegure ibyo rero ntacyo wazageraho rwo ugomba nikwe waravutse uvuka uri umuhungu ugomba kuzaba umugabo rero ugomba kuzaba umugabo byanze bikunze niba wumva ubishaka kuzaba umugabo ariko niwigira ntibindeba sinzi ukuntu sinzi ukuntu byagenda sinzi n'indi zina nakubonera Sogokuru arakoze cyane dusoza ikiganiro twaganiriye ibyinshi birimo 90% ni inama zagira aho zikuvana zikagira naho zikugeza aka kanya turagira ngo dusoza ugire icyo ubwira abantu bakurikiye Bumbogo TV tunasoza. Murakoze cyane ndabashimiye ko mwaje kunsura mwaje kuganira nanjye tumusaza utazi utakakuwomye no kumenyekana none ubu ngubu igihugu cyose kirimo kutureba ubu ngubu igihugu cyose kiratureba turaboneza ubu ni amahoro iwacu aho turi ni amahoro ndabwiye ngo ni amahoro masa yego uretse ibi birimo iki cyorezo cyatujemo ariko nabyo turageza kukirinda kwitwararika nkuko ubuyobozi buteganya butubwira hora butugira inama icyo kintu kukirwanya koko kukirwanya uko dushoboye kandi noneho rero biri n'amahire uzi neza ko batangiye kuzikingira warakingiwe nakingiwe inshingizi ebyiri ndakwa kuko iyo ubuyobozi bukubwiye ati mukore ibi ngibi byubahirize kandi hari igihe ushobora kubyanga akaba ari wowe ubikozeho none rero bajya kubahwa ndabashimiye bana banjye mufite igitekerezo cyiza kuza kundeba ndi umusaza ngana gutya utagira intege utabasha gutambuka ariko rero hari kurembo ndahagera nkota kazuba turareba uzerekeje nimba kibasha gushinjagira ndabaherekeza byo ntago mbageze kure ariko ndabaherekeza ubu murakoze cyane nuko muzakomeze mujye mugenderera n'abandi ariko n'urubyiruko narwo muzaje murugeraho iyo murugeraho muruhugure ibi ngibi babo ngo ni bya gisaza ngo ni ayo saza nyine ugendere musaza rwose ngurugendo rwiza no ariko mwebwe ndabona atari ko mumeze ndabona hari tuzabaramura nundi kandi uri kugenda cha hirya no hino ashatse yagaruka mu nzira nziza kuko burya ari mugari baciye ngo imvi ziragurirwa bisobanuye iki kuvuga ngo kwitondera ibintu ntushibaguze ntiwigire kagarara ntiwigire cyane byose wumve nkawe wumve ikintu umusaza avuga icyo kurusha akigugureho ukimenye ucyumve kandi ucyumve numara kucyumva uzagerageze no kuziye gute no kugikurikiza ubu ngubu nubwo nshaje bwose naba mvuga yagisaza wenda data tuvuye uti niko wabyita ariko usesenguye urebye kure ugiye unitumara gutandukana uratekereza ariko uriya musaza ariko hari icyo bambwiye
kizima. cyane Iki kintu njye nanacyubakaho se cyazampa nanjye nanjye nkazagera hariya nanjye nkayangira inama abandi urubyiruko abo nduta ariko namwe muhi inama namwe hari inama mushobora kungira cyo kirumvikana kibaho. Rero ubwo ngubwo ndabashimye cyane, murakoze, mwagize neza, turaha ngaha cyokora bana bagiye amasaka nubwo amasaka yeze ariko ntabwo nabazimaniye mbese muruguyemo oya nta kibazo twishimiye umwanya mwaduhaye, numwe mu bapapa batuganirije kandi twagira icyo dukuramo. Iyi ni Bumbogo TV, muhoze ijisho kuri Bumbogo TV, tuzahora tubagezaho ibyiza. Nge yari MC Karanga, ciao ciao.